yesera muri minota 3 gusa kugira ngo saa 12 zibe zagera ariko kandi nkubwira yuko ibintu bimeze neza cyane hano kuri stade ubwo na stade y'akarere ka Musanze. Uyu munsi rero reka nkubwire ni uyu mwaka ngubwira nti hamaze gutambuka abahanzi bagera kuri bangahe, hamaze gutambuka Irebere, hamaze gutambuka Juno Kizigenza, hamaze gutambuka Bulldog, hamaze gutambuka Kivumbi King, hamaze gutambuka QD nk'umwe mu bahanzi batunguranye baje ariko batari kuri affiche. Ni ibintu navuga yuko ngiye gushyira muri analyse yanjye nk'umunyamakuru, ni ibintu navuga yuko bimwe n'imwe biratunguranye. Bitunguranye gute rero? Reka duhere kuri Irebere. Nimwe mu bantu bari bataramye muri Iwacu na Muzika ku nshuro ya mbere ariko performance yabo yes nimwe mu bahanzi bari bageze muri Iwacu na Muzika ku nshuro yabo ya mbere ariko performance ya Irebere ubona ko ari performance iri hejuru cyane par rapport yuko twari tusanzwe tumuzi. Iwacu na Muzika ni bitaramo bijya mu ntara nako ari bya bitaramo bizenguruka muri Kigali cyangwa se ngo n'abanyakigali bagiye batandukanye n'ibya bitaramo bijya mu ntara ugana n'umuturage uvuye kwihingira uvuye kwikurira amashu uvuye kwigemurira amata something like that ariko wabonaga yuko ambiance yari hejuru indirimbo ze barazizi murabonaga ko bimeze neza cyane. Dusimbuka tujye kuri Kivumbi King. Kivumbi King rero wanye ko performance nawe yari imeze neza cyane ariko Kivumbi King ni umuhanzi ufite indirimbo ahanini zumvwa n'abantu twitaye ko nabasirimu cyangwa se n'abantu basobanukiwe ibintu bya music cyane cyangwa se n'abantu akenshi inshuro nyinshi tubitaye ko aba ari abasirimu. Kivumbi King rero wabonaga yuko ambiance nayo yari hejuru ariko ntabwo yari hejuru cyane par rapport ya Kivumbi King tuzi. Kivumbi King ni umwe mu bahanzi tuzi ko bajya muri hano Kigali University bakayuza ikamera gutya igapfuka ariko uyu munsi nabonaga ko ambiance ntabwo yari hejuru cyane ariko ntabwo nahita ko yari ambiance mbi habe namba na ambiance nziza energy zari nkeya ariko yagaragaje imbaraga mu buryo bwo kukurura abantu yakoresheje energy mubiri ariko mu gukurura abantu mbona ko yagiye akurura abantu kandi abantu bakabyina bibona muri highlight twagiye dufata zigiye zitandukanye. Reka rero nkomeze ngana ku muhanzi bita Juno Kizigenza rero ni umwe mu bahanzi bango salute kuri Juno Kizigenza, salute kuri Juno Kizigenza, salute kuri Juno Kizigenza. Ni umuhanzi umaze imyaka 5 muri industry ya muzika ariko yakoze amateka ahangaha i Musanze. Nubwo akigera kuri stage umuntu atambira ageze kuri stage umuntu atanyuma avuye kuri stage abaturage bari hejuru urabona ko ambiance yari nziza cyane kandi ibintu byari bimeze neza cyane. Salute kuri Juno Kizigenza. Jems, ni igihe kinini wari umaze utatanira public uyu munsi wanana bari kuvuga ngo kuba wabonye public ngana gutya nuko abantu bari bagukumbuye ntabwo ari urukundo rw'igihe kirekire wenda ni consistency. Ese ubivugaho iki? Kivumbi King urangije performance hano i Musanze ni show ya mbere muri MTN Wacu Muzika Festival. Ni show bonye gute? Ntabwo bibaho nanjye ubwanjye ntabwo niteze ko bimeze gutya kabisa. Urabona energy y'abapampi iyo bagwaye energy naho ugomba kuba energy man nuko yabimeze. Umunsi w'ejo hari tariki ya makumyabiri umunsi wo kwibohora uyu munsi waje wambaye nk'inkotanyi usobanura iki umunsi wowe no kuba waje wambaye impuzankano? Oya iyi ngiyi bayita Batman suit. Iyi ngiyi niyo igezweho ubu ngubu ni umwambaro w'umuntu bita Batman, umunyagihugu bita the Batman, the captain, the #1 suspect. You already know, yeah. Hanyuma nubwo mbere witabiriye ibi bitaramo ni ibitaramo wabonye gutena experience kuri Kivumbi? Ahangaha turi Musanze banje kugera ku bafana banje narageraho mbe urumva rero sasa icyo ni ikintu gihema ishema cyane. Hanyuma izindi ntara tujye gukomereza mu zindi ntara abantu bitega iki kuri Kivumbi? Abari bahari uyu munsi bahenda babivuga ibintu bashobora kwitega ariko je cyo nababwira ni imbaraga nyinshi n'umuriro gusa nta kindi kabisa. Neza sawa sawa. Nashaka kujya mubaze uvuye mu byiniro n'ahangara iyi ndirimbo yagushimisha ubonye iyi performance ukabona abantu bari kuyumva neza muri kujyana ese ko zabaye nyinshi ndamenya nkubwiriye buriya ariko buriya nebyiri hari indirimbo bita wait niyo bita kikankane nizo za mbere zankubitiye kabisa. Shara kuri Paifu urabizi na sawa urakoze cyane sawa Soto kumwe mani baba tukurikira show bonye gute experience imeze gute? An experience nziza again for the second time no gushimira EAP kushira muri ibitaramo ko experience nanjye nkeneye kuzenguruka kuko hago bikunze kubaho kurikije project ukuntu ingana ni ibintu ngiye gukora bwa mbere njya mu ntara zimwe sinzigemo ariko ubu kuzenguruka igihugu cyose ni experience uyu munsi yagenze neza ndashima abantu ba Musanze baduhaye vibe nyinshi nabasha no kubashimira cyane. Rero ngabo ni show ya mbere ariko hari izindi show zitegerejwe kuri no Iwacu Muzika Festival. Uje kubona uburyo ubonye bakoretse hano Musanze ni ikihe
yawe y'ibikoresho izagenda neza kuko hano bitenze neza? Ni icyizere ni cyinshi kuko ibyo gutanga ndabifite. Mfite indirimbo nyinshi, abantu benshi dukunda kukominika ku media. Nizeye neza ko n'ibindi bizagenda neza, ni intangiriro nziza. Performance ugize nyuma y'uko imva yimaze kugwa, ariko se nizihe mbaraga wazanye kuri stage nyuma y'uko abandi imva yimaze kugwa ari n'abagiye kuvuga amahari kuri stage? Ni imbaraga nk'uko nabivuze, ni package mfite nizeye y'indirimbo zikunzwe na band, of course haba harabona n'amarepetition menshi n'ababyinnyi, mbese the whole team twari turita. Nerengabo wambaye neza, urakoze cyane. Agashya kaye mu gutungurana mu myambaro uyu munsi waje wambaye, umuntu urihuye yitege yuko none uzaza umeze gutaka. Agashya mbega muri rusange bazategereza bazabibona, ni agashya, ni surprise. Iyo myenda isobanuye iki uyu munsi? Isobanuye kwambara nk'umuntu ugiye kuri stage. Bon, ibyo kuvuga ntago navuganye nabo kubamamariza, ariko nzababwira. Mwakoze nawe cyane. Performance y'i Musanze muri MTN wacu muzika festival ni show ubonye gute, cyane ko ni n'ubwa mbere witabiriye ibi bitaramo? Musanze baba bari hejuru, je nakunze energy yabo, twahatwitse byatari. Nje na having fan ku giti cyane kandi natanze n'ibyishimo. Kuri stage kuririmba indirimbo Ukuta wamagaye Bulldog nyamuririmbane, ni ibintu mwakoze mbere cyangwa bitewe na experience n'abaturage abaturage wamwiyambaje? Oya, tuba twarabipanze tukanabirepeta, so yari gahunda n'ubundi ndetse ko ari indirimbo yabo kandi bakunda, nta kuntu tutari kubatamo. Wabonye se babyakiriye gute bari Musanze? Baba bagomba kubikunda mani, puta se si indirimbo izwi mu gihugu cyose, so bishimye natwe twishimye kandi ko bishimye. Hanyuma cuno umwaka ushize abafana bagaragaje ko bakunyoteye muri MTN wacu muzika, uyu mwaka EIP bagushizemo, wabasubije cyangwa bagumana inyota? Inyota yagaragaye kandi nanayimaze. Yego. So n'ahandi hose tuzagenda tujya ni kuri. Yego. Ubutumwa ku bakunzi bari mu bindi bice muzataramiramo? Ntabwo ngiye mfite amatsiko yo kubageraho gusa kuko nahanga na excited, nashaka kujya kuri stage nyine nkaririmbira abantu banje. Yego. Kandi nabikoze byagenze neza, n'ubutaha nuko nguko nuko bisubiramo tu. Haraje asigaye kugira mutaramire, abafana bagutegereje aho hantu hose. Urabizeza iki kwateganyiriza cyo utayico wakoze uyu munsi? Ni performance ziri electric, indirimbo ni nyinshi, hari indirimbo nyinshi cyane z'amahiti zanjye ntabashije kuririmba kubera umwanya, nzagenda nzihindura izo naririmbye hasi zo zasubira mu gutaha, so buri gace gafite umwihariko aho bategereze gusa. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Ubuyobozi bw'umujyi wa Musanze, polisi, ingabo z'u Rwanda n'abafana ba hano ndetse n'itangazamakuru muri rusange ryadufashe kwamamaza kino gitaramo, nkanashimira n'abafatanyabikorwa bose muri kureba hano B1 Gin Inyange, Bralirwa, MTN. Iki gitaramo ntabwo cyari gushoboka bose badahari, namwe mwese murimo, so Imana ibahereza amahoro n'umugisha. Hanyuma Riderman, nabango usoje ushimira no muri by'umwihariko abanyamusanze, inshuro nyinshi ukunze gutaramira hano abafana bawe hano Musanze, bihariye iki cyane ku buryo usanga bagutungura buri mwaka? Musanze n'umujyi wa kabiri kuri Kigali, buri gihe barabitugaragariza, bazi kwizihirwa, baratarama cyane. Navuga ngo bakunda umuziki nyarwanda muri rusange. Igihe cyose habereye iri serukiramuco ahangaha cyangwa se n'ibindi bitaramo, Musanze yaritabiriye. Karenganira n'abaturage ba hano bambwiye yuko biteze korabo cyangwa se imikoranire hagati na Bulldog, kubera yuko mufitanye album yabaye successful ikaragera nangaye Musanze. Byagenze bite kugira ngo mudasangira urubyiniro kandi ukaza umukurikiye? In fact, ngira ngo murabyibuka yuko muri rino serukiramuco Bulldog ntabwo yararemo, yajemo nyuma ho gatoya, harimo Kevin Kade, so yatangiye gukora practice nyuma akerereho gatoya, biba ngombwa yuko akora repetition nyinshi kugira ngo akacinge. So ntabwo twabashije gukora na repetition, urumva rero ntabwo twari gukora ibintu tutateguye, hari igihe bitari kuryoha, ariko ndahamya yuko mu migi izakurikiraho tuzabasha kugira icyo dutegura, kubera yuko nibura dufite umwanya, kuko mbere ntabwo yari afite umwanya, nanjye nari mfite umwanya mutoya, ariko ubu ngubu tuzagira igihe gihagije cyo kuba twagira ibyo dutegura. Koze performance nziza, hari umuraperi umwe mu beza mu Rwanda dufite, twari duhagararanye, ndamubaza ngo performance Riderman ibonye gute, agaragaje benshi bakwa wamubonye nawe, arambwira ngo yakoze icyo bitara inapu nziza cyane, kumenya uko upanga indirimbo zawe. Niko bibona ko wapanze indirimbo nziza kuruta uko abantu bakwakira bangaha?
Bon, biba bigoye kugira ngo mbashe gupanga indirimbo zanjye kubera yuko mfite album zigeze muri 12. Nibura izi ngizi nizo mba nagerageje guhitamo nkeya ngira ngo wagiye ubyumva, hari nizo nagiye ndirimbamo ari ama freestyle kugira ngo mbashe gutaramana n'abantu. Naho ubundi indirimbo za Riderman ni nyinshi cyane. Sino niba babonye yuko igitaramo cyagenze neza ndagushimira, n'abandi baba bishimanye natwe ndabashimira cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kuri stage wari uri kumwe na young brother wawe, niba uri kukubekinga muri iyi minsi, ni igitekerezo cyo gukorana mu buryo burambye cyangwa ni izi show zonyine? Ntabwo ari izi show zonyine, ngira ngo nibura wumvise zimwe mu ndirimbo ziwe, ari talented. Uriya twari turi kuri stage niwe bucura bwo mu muryango wacu, so ni murumuna wanjye n'amaraso yanjye. Afite impano, afite n'ibikorwa byasohoye imbere, hari n'ibyo agiye gusohora mu minsi iri imbere muzabona EP yiwe. Natekerezaga yuko rero ari igihe cyiza cyo kumuzana kuri stage nk'iyingiyi kugira ngo abashe kumenyera public nk'iyingiyi nini, ariko yenda mu minsi iri imbere nawe who knows, wenda azaba ari hano kuri stage wenyine yewe ntanariho. Murakoze cyane. Usoje show yiri Musanze, ni show navuga ko unakoze neza cyane, by'umwihariko wari umaze igihe utagaragara mu bitaramo nk'ibi ngibi. Bigusigiye iki? Ni public wayibonye gute? Wowe ku bwawe urumva wakoze gute? Muri rusange ndishimye, buriya biba ari by'agaciro kuza i Musanze, none bikana byiza iyo uririmbiye abantu mukaririmbana mwese mukishima, yaba njyewe nabo. So navuga ko ni ikintu cyiza, ni intangiriro nziza, nizere ko n'ahandi ari uko bizagenda. Jems, ni igihe kinini wari umaze utatana na public, uyu munsi wanana bari kuvuga ngo kuba wabonye public ingana gutya no ko abantu bari bagukumbuye, ntabwo ari urukundo rw'igihe kirekire, wenda ni consistency. Ese ubivugaho iki? Uko byaba bimeze kose urukundo n'urukundo, ndishimye birahagije. Jems, iyo naje mu bitaramo nk'ibi ngiye nkunda kujya mu baturage kuruta uko nkurikira cyane. Bavuze ko hagati yawe na Bulldog Riderman performance zihora ari zimwe, like indirimbo zigaruka n'ubundi ni za zindi zitajya zihinduka. Bakabaza ngo bamumye ngo mbabarize ngo kuki indirimbo mumaze nyuma ya covid musohora mudakunze kuziririmba muri bitaramo? Ubundi umuntu aririmba indirimbo abantu bakunda, twagize amahirwe yo gukora indirimbo rero abantu bakunze. Ni byiza ko n'ubundi uzibaririmbira, yenda ntiwaziririmba zose, n'izi nshyashya umuntu impamvu bataziririmbye, hari umwanya tuba twemerewe hariya. Mvuyeho hari umuntu uri kuvuga ngo niba ntaririmbye ndakwizera, ntabwo zose. Umuriro watsi bayigusaba cyane. Ntekereza ko n'izi nshyashya tuzajya tuzivangamo, turacyafite igihe kirekire. Urumva n'ibitaramo ubu ni icyambere, tuzagenda tuvanga kugira ngo byibuze, kuko hari umuntu wabaje hano n'urugero kundi indirimbo runaka, tuzajya tubavangira paka zose zikundi. Hari zo ufitanye n'abahanzi bashyashya muri no minsi, urimo urakorana n'abahanzi navuga ko bakiri bashya, hari nk'iriya waririmbye no munsi, hari gahunda ufite yo kuzajya ubazana mu mugafatanya cyangwa se ukaba nabo wabaha ino spotlight bakagaragara? Byanshimisha ko njye narabikunda, ariko yenda nka Manike ntabwo ari inaha, nakwiye kuba namuzanye, byari no kuba byiza cyane. Nzagerageza uzaboneka namuzana, nyine byanshimisha nanjye mbonye muhaye nyine uko kuboko bikakunda. Jems, muri iyi press conference wari wavuze ko mu by'ukuri ibitaramo ugiye gukora bya MTN Wacu Music Festival n'ubundi uzajya ukomoza no kumurika album yawe. Usoje nta kintu ubwiye abafana ku bijyanye na album, byagenze gute? Njyewe buriya kuvuga kuri stage bashaka kuba bingora, bashaka kuririmbira nyine abantu, bashaka gukora nyine icyanzanye, niko mbitekereza, sinzi niba ari byiza cyangwa atari byiza. Rero kuba ntabibabwiye nibaza ko barabizi, wenda nzabina n'amahirwe yo kubibabwira yenda kuri radio, ariko ndishimye ko ari intangiriro nziza. Barabibonye nagerageje no kuririmba, nizo ntaririmbye nagerageje kuririmba kapera kuko zose sinaziririmba, kugira ngo nyine mbibutse icyo kintu kigiye tumaranye. Akabazo kamwe twongera rifite, King Jems ukoresha izihe social media? Ko hano yongeye kuri Twitter mbona ba King Jems benshi, najya kuri Instagram nkabona ba King Jems benshi, najya Snap nkabona ba King Jems. Ukoresha izihe social media? Ubu ngubu natangiye kureba bari kumfasha kuzikoresha zose, ariko Twitter ni yanjye, yitwa King Jems, so ruhumuriza ni yanjye. N'izindi hari abantu bari kubimfasha kugira ngo byose bigende, nanjye na za TikTok tuzajya tuzijye byose, nibyo bihe.
tubonye abafana benshi hano i Musanze ngira ngo nawe wari ubizi neza cyane indi zone witeze kuzabona nk'ibi ngibi cyangwa ibirushije aha ngaha wumva unakumbuye kujyaho by the way ni iyihe muri rusange ngiye site zose ndazikumbuye nuko byabaye bike ahubwo ngiye niyo 30 byari kunshimisha nka biriya bya Senderi hose ndakumbuye. Jems, dusoza wavuze ko ari byiza gutaramira i Musanze, ubutumwa ki ku bakunzi b'i Musanze ariko unyuremo no ku mateka ufitanye n'akarere ka Musanze, hanyuma unabyenera ubutumwa handi uzataramira rero. Gicumbi ho noneho tuzaba tugiye mu Kinimba, bizaba ari ibintu byiza. Yego ni harani Kinimba. Mfite byinshi numva nzakora, kandi ngiye buri karere kose ngiyemo nagize umugisha yuko mpasanga abantu bashobora kumfasha twaririmbana. Kuri Musanze by'umwihariko amateka ufitanye nayo? Musanze ni mu rugo. Musanze ni mu rugo, igihe nahaje buri gihe nyine like mba ni mu rugo nyine. Warahize? Narahize, naranahabaye, so ni mu rugo nyine. Jems, wakoze cyane. Murakoze.